Ndongeye ndabasuje abakunzi ba Meya Boss TV, mbifuriza weekend nziza n'ibihe byiza muri rusange. Nizera ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose, kandi nawe utameze neza ndakwizeza ko ejo bizaba bimeze neza. Ntugire impungenge, Imana irakuzi kandi irakuzirikana izi biba byose, ndetse ibyo yifuza kukugirira ni byiza gusa. Turongeye tugarutse kubabwira andi makuru agezweho, andi makuru yihutirwa namwe mudakwiye gucikwa, mugomba kumenya kuri Meya Boss TV. Icyo usabwa ni ukureba aho hasi ugakora kuri subscribe cyangwa abone, kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Mu minsi yashize twababwiye inkuru y'uburyo hari gutegurwa ibiganiro bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwayo ndetse n'umutwe wa M23 bihanganye mu mirwano imaze iminsi ibashyamiranya, ndetse rero twababwiye ko hari gutegurwa ibiganiro ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025, aho ibi biganiro bizabera i Rwanda muri Angola. Biri gutuma perezida wabo ndetse akaba afite ubushake no kumuhate wo kugira ngo iyi ntambara n'aya makimbirane hagati ya M23 na leta ya Kinshasa bibe byahosheka ndetse bibe byarangira burundu. Uyu munsi rero tuje kubabwira iki? Uyu munsi byeruye byagaragaye ko iyi leta yo muri Angola yamaze kwandikira umutwe wa M23 kugira ngo uzitabire ibi biganiro bizahuza M23 ndetse na Kongo cyangwa se n'ubutegetsi bwa Kisekedi muri Angola, kugira ngo bazahahurire babashe kugira icyo baganira n'ibyo bareba ko byakemuka, kugira ngo barebe ko amahoro ashobora kongera akagaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari ibice bitandukanye byinshi iyi M23 imaze gufata no kwigarurira, ndetse hakaba hari n'ibintu bivugwa ko M23 ishobora kujyana kuri agenda yayo, ikajyana ku meza kugira ngo biganirweho barebe ko bishobora gushyirwa mu bikorwa, ndetse M23 nawe ikaba yayiboneramo inyungu. Ibyo rero uragira uti ni ibihe? Nibyo tugiye kuza tubabwira muri rusange, ndetse n'imbogamizi bishobora kugira ngo bigerweho, kugira ngo bitagerwaho, ndetse n'icyakorwa kugira ngo bigerweho. Biravugwa ko M23 kimwe mu bintu nyamukuru ishobora kujyana ku meza muri agenda yayo nuko ishobora kugenda isaba ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagabanywamo ibice, ndetse ikabigizwe n'amareta, ikaba Leta Zunze Ubumwe za Kongo. Nk'uko tuzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Kongo akaba ariko imera izi ntara zayo zikaba zagabanywamo ibice, maze zikigenga, zikagira umuyobozi, zikagira igisirikare n'igipolisi ndetse n'imiyoborere yazo itandukanye, ahubwo zikaza guhuzwa n'umuyobozi umwe ari we uzikuriye muri rusange, ari nawe ugomba kuzihuza. Nk'uko muri Amerika bimeze, ari leta 50, ariko zikaba ziyobowe n'umuyobozi umwe ari we ubasha gukorodona ibikorwa byazo byose, gahuriza hamwe ndetse bigakora igihugu kimwe. Biravuga ko M23 ishobora kugenda ivuga, itanga icyo gitekerezo cy'uko byashyirwa mu bikorwa, ndetse bihereye kuri iyi ntara y'Iburasirazuba bwa Kongo, Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Ahangaha hose M23 yamaze gufata, hakaba hakigarurirwa na M23, maze iyi M23 igashyiraho ubuyobozi bwa Kivu, ndetse ikayitwa leta ya Kivu. Ubundi iyi leta nayo ikazajya itanga raporo i Kinshasa, ariko mu by'ukuri ubwayo yo yigenga ikora ibikorwa byayo. Nizihe mpamvu rero zatanzwe cyangwa se zishobora gutangwa muri iyi nama zivuga ko izi leta zikwiye kwigenga, by'umwihariko leta y'Iburasirazuba? Impamvu ya mbere rero bivuga ko ishobora gutangwa ni ukubera ko yaba Kivu ya Ruguru, Kivu y'Epfo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, ari bavuga indimi zitandukanye n'izo mu bindi bice bigiye bitandukanye bigize Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa kandi banavuga ko habaho imibereho yabo n'imico yabo itandukanye n'ibyo mu bindi bice bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ari nabyo bituma iki gice kidakunzwe cyane muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi usanga birengagizwa bitewe n'imiterere, imico n'imibereho yabo. Ibyo rero bikaba ari kimwe mu bintu bishobora gutuma iyi leta yabaho, cyangwa se M23 ku biganiro n'icyo izajyana ku meza ishobora kuvuga iti mutureke twigenge, ubundi tuzaye dutanga raporo i Kinshasa.
Ikindi kintu kivugwa nuko bavuga ko nyine byaba ari ubushake bwa Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Kisekedi kugira ubushake bwo kurimbura imitwe y'iterabwoba ibarizwa muri iki gice cy'iburasirazuba, kubera ko iyi mitwe bitewe n'uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari nini, iyi mitwe usanga yiganje mu mashyamba ya Kongo kubera ko kuyikontorora bitoroshye, ariko M23 yo ikavuga ko mu gihe yaba ishyizwe yigenze cyangwa se ifashe igice cyayo ikakigenzura byakoroha kwirukana iyi mitwe y'iterabwoba harimo za FDLR, za Wazalendo n'indi mitwe igenda yica abaturage inabasahura muri rusange. Uko rero haba hatoya niko no kuhagenzura byakoroha, ndetse bigatuma iyi mitwe igabanyuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi ngibi byakunda ndetse byakemuka mu gihe leta ya Kinshasa yagira ubushake bw'uko ibyo bintu byabaho, maze bikabasha gukontorora ndetse n'umutekano w'abaturage ukongera ukaboneka. Ikindi kintu gishobora gutuma M23 isaba ko Eastern Congo cyangwa se kino gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko cy'iburasirazuba gishobora kwigenga, ni ukubera umutungo kamere uri mu burasirazuba bwa Kongo nyine uherereyemo. Biravugwa ko muri aka gace karimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunini cyane, ndetse kurusha no mu bindi bice bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bishobora gutuma M23 isaba ko hano hantu haba higenga, ndetse bikavuga ko nyine uyu mutungo kamere uri muri aka gace ari ushobora gutuma iyi leta cyangwa se ahantu hashyashya haba havumbutse nk'igihugu hashobora kubaho mu buryo bw'ubukungu. Aya mabuye ndetse n'izindi resources zirimo zikaba zatuma ikibasha kubaho mu buryo bw'ubukungu, ndetse bakabona amafaranga abasha gutuma leta ibaho ndetse n'igihugu n'abaturage bakaba babaho. Ibi ngibi rero nabyo ni bimwe mu bishobora gutuma iyi M23 ndetse na AFC muri rusange bashobora kugenda bakaba basaba ko iki gice cyaba kigenga ndetse kikakora ibyacyo nk'igihugu muri rusange. Ikindi ngo ni ubushake bw'amahanga. Hari ibihugu bimwe na bimwe bigiye bishyigikiye iki gitekerezo cya M23 cyo kuba ishobora kwigenga ndetse ikagira leta yayo ariyo leta ya Kivu, ndetse ibyo bihugu bihari bikaba byifuza ko byagenda gutyo kugira ngo leta ya Kongo ibashe kuba cyangwa igihugu cya Kongo muri rusange kibashe kuba cyakontororwa no kuba cyabasha kugenzurwa mu buryo bugiye butandukanye. Ibyo bihugu rero nabyo bishobora kuba mu byashyigikira iki gitekerezo, bikaba byatuma kibaho ndetse bigatuma n'iyi M23 ijyana ibyo bintu ku meza kugira ngo babiganireho barebe ko byashoboka. Si ibyo gusa rero bishobora kubaho n'imbogamizi zishobora gutuma ibi bitekerezo bitandukanye bya M23 uko bikekwa cyangwa abateye imboni kuri agenda ya M23 bishobora kutagerwaho cyangwa se ngo bigire umusaruro bitewe n'icyo bifuza kugeraho. Izo mbogamizi rero nizo tugiye kukubwira. Imbogamizi ya mbere ni ukutemera gucamo ibice Kongo, bitewe nuko nyine ubutegetsi bwa Kongo cyangwa se Kisekedi adashobora kwemera ko bacamo Kongo ibice, ahubwo yumva ko yaba yanyazwe igihugu ndetse yabanyazwe ibice bimwe na bimwe. Ibyo rero bishobora gutera imbogamizi zituma iyi Kongo itabasha cyangwa se ubuyobozi butemera ko byabaho. Ikindi kintu gishobora gukoma mu nkokora kuba M23 ishobora kubona kariya gace ka Kivu y'epfo n'iya ruguru cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba, nuko habaho ibihano mpuzamahanga bishobora gufatirwa M23 n'abayobozi bayo. Ibyo ngibyo bikaba byayikoma mu nkokora kubera ko urumva iyo bahanye abayobozi hari aho bashobora kuba batajya kugira ngo babashe kugira icyo baganira n'ibindi bihugu cyangwa se babashe kubona inkunga zigiye zitandukanye zo kugira ngo bubake iyo leta cyangwa se icyo gihugu gishyashya kivutse. Ubwo rero urumva badafite inshuti, badafite abantu bashobora kubashyigikira by'umwihariko mpuzamahanga, nanone bishobora kubagiraho ingaruka zishobora gutuma iyi leta yabo itavuka. Ikindi kintu nanone kandi gishingiye ku mahanga ni ukuba amahanga ashobora kuba ashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se bwa Kisekedi muri rusange, nka Amerika, Ubwongereza, Canada mwamaze kubona ko byafashe uruhande, bivuze ngo bishyigikiye ino gihugu cyangwa se ubutegetsi bwa Kisekedi. Bivuze ko rero nabyo bishobora gukoma mu nkokora M23 ikaba itagera ku byo yifuza no kuba yafata kano gace k'iburasirazuba ikaba yakagira igihugu muri rusange. Imitwe y'iterabwoba
iterabwoba nayo ishobora kuba imbogamizi ikomeye kuba M23 ishobora kuba yagira aho igera mu gitekerezo cyayo, kubera ko iyi mitwe nayo ubusanga ihora irwana cyangwa se ihora ihanganye. Ibyo byatuma n'ubundi intambara zihoraho muri aka gace k'iburasirazuba, cyangwa se ugasanga n'ubundi bakomeje kwisuganya no kurwana, ugasanga n'ubundi M23 birangiye bayikuyemo cyangwa se itsinzwe, bikarangira ibyari kuba byakora leta bidagezweho kubera imbogamizi z'imitwe myinshi y'iterabwoba ibarwanya, ndetse batibagiwe n'iyi FARDC n'igisirikare cya Kongo muri rusange kikaba gishobora gutuma nabwo izi ntego za M23 na AFC muri rusange zitagerwaho. Kiri kandi kuri aba bagabo bo muri biriya bihugu by'i Burayi ndetse na Amerika, Canada muziko ifite ikirombe igenzura cyangwa se icukuramo tini cya kasegereti muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hano hitwa Walikale. Ibi ngibi rero byagaragaye ko M23 naho yamaze kuhibikaho, ndetse ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo muri ubu bwoko bwa tini atakirimo gucukurwa kubera ko nyine umutekano waho utizewe. Ibi ngibi byatumye rero igiciro ku isoko cy'aya mabuye kizamuka 10%, bivuze ko aya mabuye yacukurwaga muri Kongo, ndetse bivuga ko ariyo mabuye menshi ku isi acukurwa hari ahantu muri ubu, cyane cyane kuri ubu bwoko bw'aya mabuye. Byatumye rero azamukaho 10%, kandi uko birakomeza gutinda no kuba badacukura biratuma n'ubundi aya mabuye akomeza guhenda cyane. Rero ubuyobozi bw'iyi kampani icukura aya mabuye yitwa Alpha Mines, iyi ngiyi yasabye Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Canada muri rusange ko byibuza baganira na M23 akareba ko bakomeza gucukura, bitewe nuko iyi kampani iri gukomeza kugwa mu gihombo gikomeye kubera ko itarimo gukora. Ndabashimiye cyane bakunzi ba Mia Boss TV ko mukomeje kubana natwe. Ibi biganiro tugenda dukomeza kubibagezaho tubashakira amakuru agezweho muri politike ndetse no kwintambara ishyamiranyije M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwayo. Nge rero mukomeze kubana natwe, icyo ukora reba hasi aho ngaho ukore subscribe nimba bakunze ibyo dukora, ukore comment ndetse ukore like, ndakwinginze kandi uze kubikora.